yiregura ati burya no mu bakirisi no mu bapasiteri bagenzi banjye twafatanyije gushinga urusengero harimo abapfumu ngaho rero rwo n'urusengero nshuti yanjye wigeze kuvuga ngo azajya atanga kimwe mu 10 n'ubundi akirya n'ubundi akoremo yirera none se hari undi ukirya nimba abakristo barubatse insengero n'amashuri mu mafaranga batuye warangiza ukabyuka mu gitondo ugashira isoni rwose n'ubwo bukajya kugurisha ngo urusengero n'urwawe. Yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe kuri The Next Media TV. Nongera kugushimira wowe udukurikira umunsi ku munsi ukaduha ibitekerezo, like, share, comment. Byose biradufasha bidutera imbaraga mu bikorwa byose dukora. Turongeye turagarutse ndi kumwe na mugenzi wanjye Eva Chris Bangladesh. Bamwita Chris Bangladesh. Ibintu bya Bangladesh byanga kubimenye. Ibintu bya Bangladesh Chris bimeze bite? Ya ni neza nta kibazo biracamo. Ndashimira Imana kandi nawe ndizera ari sawa cyane. Canange nta mutima mubi. Niyo umuntu abonye aramutse biba bibaye. Buri umuntu yaramutse biba bibaye ariko waje wegetseho uyu munsi ngo nta gushaka guhuza amaso n'abantu. Bene misi ndashaka kurebera amafaranga ndebe uko bitari uko n'umukorera amafaranga biba bimeze. Ndashaka kureba amafaranga ndebe uko bimera. Ntacyo nzajya nkomeza nicarane n'umukire yenda nsiga ku mafaranga nanjye umunsi umwe bizacemo. Chris bimeze bitese? Ya mbo urebye ni sawa cyane. Nizera ko n'abadukurikiye ari sawa. Igitondo cyaramutse neza, umucyo na kavura kaguye. Habize nyine ari igihe no misa akantu kakavura kare kari kugenda kaba kesho ukuntu by'imvura byo byihorere. Ariko burasi Mani reka nkubwira akantu umuntu nkunda nshuti yanjye nshuti zose dukurikira ntuzanyagirirwe peyage. Byakubayeho jana nyagiriwe peyage bro. Ariko uri ahantu wugama buri hari ikintu kimwe nyabona abantu Imana tuyigora. Urabona muri kiriya gihe cyashize harimo haraza izuba gishi cyane. Tufata Imana baduhaye imvura none imvura yaguye nabyo byabaye ikibazo. Uzajya yumva ikireke iki Imana ariko yo turanayigora byatari uvuze ku bintu by'Imana mbabara. Wibabajwe n'iki? Abanyarwanda ngiye kubaha amakuru arimo n'ibintu bya operation arimo na bya bindi byanjye by'ubujajwa. Oya kwa kundi nyine niko ngiye kubivuga. Dutangire se? Ya mbo twatangira twinjire amaze gusuhuza abantu kandi nizera ko bakomeza kudukurikirana. Nizera ko kabisa ariko reka suhuze hari abantu ntasuhuje inshuti zacu abarundi abavandimwe abavandimwe ba muri Amerika na Canada nabo njya mbona hari abadukurikira bakaduha na comment ni byiza. Ya abantu baduha hari akantu kancitse abantu n'ibitekerezo bubwira abantu rwose abantu baduha ibitekerezo mwebwe mwese mureba ibiganiro tubagezaho mukaduha ibitekerezo by'ibiganiro twagenda tubabwira ntibaza ko ari ikintu cyiza cyane. Niyo mpamvu nimwe dukorera nimwe turi hano ku bwanyu. Niyo mpamvu rero mujye mukomeza muduha ibitekerezo mwibuka gukora iki subscribe kugira ngo twongere umubare w'abantu bagenda badukurikira umunsi ku munsi. Ibyo nabyo bitwongerera motivation bitwongerera gukora cyane kugira ngo kuko tudukura dufite abo dukorera. Guys rero mukomeze kabisa mugende mudukurikirana 5 kuri 5 kuko ibiganiro tubageza baravuga ngo ni 5 kuri kagenzi kako ibiganiro tubagezaho ni ibiganiro byiza cyane, ni ibiganiro biteguye kandi bigezweho bifite aho byavana society bikagira naho biyigeze, sibyo? Ntabwo rero buri gihe tuba turimo turategura ibintu byiza cyane kabonetse kukumvisha. Ngakuye kuri Twitter ya Uswahili. Umva gacha kana nje kukumvisha ko katavuga kubaka wino tanga ituro ry'uko ugiye kubaka I think imideri ejo mu gitondo muwe muretse hazabo navuze ufite umuntu guteresa igihe kinini wanze gushira mu bikorwa wino tanga ituro ry'uko muguhaye hari uko mudakoma amashi mwabaye wanze munyumvire suko ibasira umuntu ibintu byakomeje kugora kandi tugiye kumena umuceri basa kakanu reka mano nkumvisha kabishe tumena umuceri ufite ahantu ko urashaka ko bakongeza
zamuka ushima Imana ko bakogeje gira vuba bikore vuba ufite itseti iriho ubusa urashaka ko yuzura urutanga ituro yuzura gira vuba ariko mwabaye muti urashaka kurira indege nawe ukagenda muri biganza hejuru zamuka niba udafite n'ituru tura n'ibyo ufite ibyo ari byo byose inkweto ntushaka uziture ugende n'amaguru wambaye ibirenge urashaka viza ukajya mu ndege nawe tambuka uture ayidig mini dig mwaramutse ariko ibintu byagoranye reka tube n'umuceri muri kino gitondo reka manze nisegure ku banyarwanda ntago ibi bintu tugiye kubivuga kubera ko umuvandimwe ari mu maboko ataraye tugiye kubivuga kuko twanze gusenga ntitubivuze kuko twanze gusenga situnanenga gusenga nta nubwo twose nta nubwo tubirwanya ni byiza ni ingenzi gusenga birakora ni ukuri gusenga ni ukuri dore ngubu tubivugana ejo umuvandimwe saa 8 yarateranye kugera nimugoroba bwije ndi mu rusengero gusenga ntago ari yindi mpamvu ariko se kandi kugira ngo dutange ukuri kera hari indi video ijya kumera nk'iyi His Excellency yayivuzeho y'umupasiteri wari uri kubwira abantu ngo nibature ubukene bwabo ngo bavane ubukene bwabo bushyire mu giseke ubukene bwabo mu mufuka babushyire mu giseke imagine buzuza ibiseke nyine kugira ngo bature ubukene ayo nguko reka Chris reka dutangire sibyo ntabwo ndi bwibasira umuntu runaka cyangwa umvuge nde ni general ni ibintu tugiye kuvuga biri muri rusange biri kuvugwa dusengeramo umunsi ku munsi mugero namwe dore ikindi reka mentioning uyu muntu kuko numwe mu bantu bari gufasha societe nyarwanda yego Scovia yigeze kubivuga nyuma nanjye mbirebye mbona koko nibyo usinzi nimba ujya ukurikira amateleviziyo menshi yo mu Rwanda yego televiziyo ziba ziri gucuruza abapasiteri baba bari mu kazi ariko se koko hari amateleviziyo acishaho nibiterane niki kuri televiziyo live yego apana YouTube live on air kuri televiziyo cyangwa bakarikodinga bagashyiraho ibiganiro bukeye cyangwa nyuma y'iminsi ugasanga hari umumama hari umupapa hari umusore hari umwana ngo bari kwirukana amadayimoni nakubeshya tutabeshyanye banyarwanda nshuti zacu uriya muntu wiriwe yigaragura kuri televiziyo umwana wawe akubonye cyangwa undi muntu akubonye boss wawe akubonye wigaraguye kuri ngo ufite amadayimoni ejo yakongera kukugirira icyizere ugakora akazi ntabwo bishoboka tukintu kucyumva ntabwo ibyo bintu biba nyine urumva hari ibintu yego uyu munsi hari uwo yongwa kurikiranyweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana no kwihesha icyundi mu buriganya yego mu gifaransa numvise umuvugizi wa RIB avuga ngo ni escroquerie urumva hari ukuntu n'igifaransa cyanjye kiba ari gikeya ariko tugaruka kuri icyo kintu ejo dufite ikiganiro kuri channel yacu twakoze n'ejo twagikoze sibyo yego turi kuvuga kuri ibi bintu byo kujya byo gufunga sasi hakiri kare n'ubu birimo n'ingaruka bigira ku bana ababyeyi rimwe na rimwe batabitayeho yego sibyo se ariko se iyo umubyeyi atitaye ku mwana ko yagiye mu rusengero Chris uzi ko hari ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera abapasiteri nyinshi cyane mfite témoignage ngenda ngiye kubivuga hari umwarimu ngiye wanyigishije yari umuhanga pe yanize mu bihugu byo hanze yego mu minsi yashize mfite amakuru ko yataye umugore we babyaranye abana 4 kubera amasengesho buretse se babyaranye abana 4 ngo baramuhanuriye baramubwira ngo umugore wawe muri kubana mubyaranye 4 ntago ari we Imana yakugeneye imagine uwo Imana yakugeneye ari muri Kongo ubu tuvugana nta kiri kwigisha mu Rwanda nta kaza gifite mu Rwanda yataye umuryango ufite umugore n'abana 4
ajya gushaka umugore Imana yamugeneye muri Kongo. Ntago akiri mu Rwanda, yagiye gushaka umugore Imana yamugeneye muri Kongo. Ibi bintu kandi ibyo bintu biturutse he? Biturutse kuri I dig mini dig. Ibi bintu impamvu uyu munsi twashatse kubivugaho bimaze gufata indi ntera. Bigeze kuri. Bimaze gukomera. Uyu munsi birababaje cyane. Banza umbwire ndaguha ka operation. Birababaje cyane. Uzi ko hari urusengero uyu munsi hari insengero ziri kujya ku isoko bakagurisha amazu. Ndaza kukubwira kubera kariya kanaka. Ndaza kukubwira. Birababaje cyane kubona umuntu aravuze ati njyewe ngurishije ibyanjye byose. Sibyo? Hebegera Pasiteri ngurishije ibyanjye byose. Reka mbihe Imana. Urumva? Ngende ngo njye gutegereza Imana ahantu runaka. Sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uraje uragiye ngo ujye mu masengesho barakubwiye ati umubyeyi wawe arakwanga. Mwange ingo nyinshi, imiryango myinshi iri gusenyuka kubera bino bintu. Birabaje cyane kuba usanga urusengero ugasanga urusengero rutura miliyoni 10, harimo abantu bafite inzu ziva. Mutekereze kabiri. Uretse ngo nk'urugero nk'umuntu akaka credit muri banke, sibyo? Yamara kwaka credit muri banke, ntagiye kubaka inzu, ntiyatse credit yo kubaka inzu. Ku cyumweru yajya gusenga cyangwa kwa gatandatu yajya gusenga bakamubwira ngo banza uture 1/10 by'ayo mafaranga watsemo credit. Watse miliyoni 10. 1/10 cya miliyoni 10 nangaye ndishimira. Ubwo ni miliyoni. Ni miliyoni. Ugatura miliyoni. Iyo miliyoni uzayishyura. Urayituye ngo uyitanzeho icyaha 10 mu rusengero ngo kugira ngo wubake inzu. Watse ugiye kubaka inzu ya miliyoni 10 uzishyura. Banka yishyuza gake niyihera. Hari zishyuza 8%, hari ishyuza 15. Ukishyura uwo nayo mafaranga ariho. Ikindi kibazo ni utanga 1/10 rwose muri biriya biranditse. Ariko se 1/10 cya credit kibaho? Ikindi kibazo ni kimwe. Iyo nguzanyo watse nimera gutya. Nuhura n'ikibazo igatinda kwishyurwa. Nujya kwa Pasiteri ukamubwira ati mushatse kuntu umuntu ari ngo nga miliyoni 2 nishyure bazaziguha. Mu rusengero azabitangamo wamye kandi bazahita baguca. Pasiteri ashobora no kuzajya muri rusengero akabati hari nk'umukristo runaka waje bikagenda gutya utazi gukoresha amafaranga ye. Yaraje nabanga bagira. Ariko bararigira ntago bajya bavuga amazina. Ibyo twababwira baravuga amazina. Ariko bavuga ibyo byose twababwiye. Hari umukristo runaka wajyagenze byagenze gutya. Guys, mufunguke mu maso. Tugaruke kuri aka kantu. Reka nguhe iyo story rero. Ni itorero twa international. Riri mu bintu byitwa. Harimo Union International. International birahagije. Harimo Union International. Bari mu rukiko. Bari kubura. Byagenze gute rero? Pasiteri yagurishije amashuri y'urusengero. Sibyo? Urusengero rwubatse kirinike. Pasiteri ashyira ku isoko. Agurisha. Uretse amafaranga we. Agurisha twahereye ku mashuri. Sibyo? Bya bintu birimo amafaranga. Uretse ko mbanze nkubwire ureka kumbwira amafaranga n'ibyavuze. Agurisha amashuri, wagurisha ufite amafaranga cyangwa abayatangiye gushira. Agurisha amashuri, sibyo? Agurisha kirinike. Ibyo si ibikorwa by'itorero. Ni iby'itorero. International. Just inkunga n'abazungu. Abazungu batera inkunga insengero, bumva ko buri ufite urusengero bagutera inkunga rwose. Agurisha none ubu mu minsi yashize hashize n'imyaka yototera kugurisha n'insengero. Agurishije i Kigali, agurisha za Rubavu, hano bafite insengero, amashuri arayagurishije. Uretse baramureze bagiye mu rukiko kuburana. Mu rukiko mbazo uti byagenze bite. Pasiteri yiregura ati burya no mu bakirisitu no mu bapasiteri bagenze banjye twafatanyije gushinga urusengero harimo abapfumu. Ngaho rero rwo n'urusengero nshuti yanjye. Koko mwabavandimwe mwe nimba mu rusengero hatangiye kuzamo ubupfumu hakazamo escroquer. Ariko mvuze kwano ka escroquer. Hari ikintu abantu benshi turi kwibeshya. Bite ngaruka kuri Yongwe. Nabonye abantu benshi bari kuvuga ngo ni biriya yagiye avuga ni kuri yaguturisha, ariko twibuke ko uyu mugabo Yongwe
afite izindi business afite izindi business Yongwe TV afite amazu afite nyuma yo kuba pasiteri nyuma yo kuba iki ubugenza se buracyakurikirana niba koko ari byo ibyaha Yongwe akurikiranyweho birimo ubwo bwambuzi bushukana n'iki no kwihesha icyundi ku buriganya. Iki cyaha kimuhamye nkuko ariko nta mpamvu yo kujya mu majwi n'ibikireka tubivuge. Ni icyaha gishobora kuguhanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 ariko itarenze 3 n'amafaranga n'ihazabu ya miliyoni 3. Urumva ni icyaha kiremereye cyane gishobora kumushyira hajya ngo no ariko ntago ikitwa gereza yitwa igororero. Igororero gishobora kumujyana mu igororero. Yari pasiteri ariko nabonye banditse pasiteri kwanza ariko twamumenyereye nka Apotre Yongwe. Apotre bitaniye na pasiteri. Apotre ngo ni intumwa n'umuhanuzi. Okay abari intumwa y'Imana nase pasiteri akabiki. Pasiteri ubwo akabari pasiteri abari pastor ni umwigisha se. Okay pastor mu Gifaransa bamwita priest. Simbese ndumva biri mu pasiteri nyiragongo ni umwigisha. Urumva titire ariko zo ni bya titire abandi mbona no pasiteri bigoranye. Dufite ingero nyinshi tuzaza kujya tuzigarukaho banze urangize ibyo we nyine urumva akurikiranyweho ibyo byaha ari mu mvuta. Abarundi baravuga ngo ari mu mvuto mu maboko ataraye Kimihurura nkuko ikinyamakuru cya Primo Media dukesha iyi nkuru. Umuvugizi wa RIB yabibwiye Primo Media ko ari mu maboko y'ubugenzacyaha kuri sitasiyo ya Kimihurura. So abantu benshi nabonye bagenda bamurimiraho itaka ngo ntago ngo nubundi ngo bari baratinze ngo ibyo yavuze ngo bari baratinze kumufata ngo akwiye gukurikiranwa ngo nubundi ibyo avuga ngo ibikorwa bye ngo urumva nyine agakomeza abantu benshi basa n'abamurimiraho itaka. Nanababajwe n'abakabaye bavugira nabo birirwa kuri izi mbuga nkoranyambaga bavuga nabo nshuti zanjye namwe muravuga uyu munsi niwe ejo nimwe bari kuvuga bati RIB yari yaratinze kumutwara. Ntago ubundi mu Kinyarwanda bavuga ko ngaho umugabo aguye ndarenza utwatsi kuko nawe ejo ushobora kuba wagira ushobora kuba wahagwa. Ni mu rugo rwacu twese nta ubujijwe kuhajya ariko nkuko umuvugizi wa RIB yasoje yaravuze ati mwirinde gukora ibyaha bituma mugongana n'amategeko cyane. Twigarukire ku nsengero ku isengero narindi nagira ngo nkire umucyo kuri icyo kintu kuko urumva abantu benshi batangiye kuvuga ngo ni biriya bintu yigishaga ngo amaturo ndayarya ngo kuyarya ngo ntacyo ngo nka gusengera bikagenda bitya nkuko twatangije aka video. Ntago papasi yo kugatangiza twari tugamije kuvuga kuri Apotre cyangwa Pastor Yongwe cyangwa Harerimana Joseph nka pasiteri uri mu maboko ataraye kubera ko ntituzi ngo impamvu imikorere y'icyaha ni iyihe. Icyaha kiracyari mu iperereza ntago tuzi ngo icyaha cyakozwe gute. Ariko kandi mpise ngaruka kuri ako kantu mvuze imikorere y'icyaha. Nahise nabonye ariko bwamwita ni presidente niki wiki uri Mumyemerere Mumyemerere n'umuyobozi wa Transparency n'umuyobozi cyane sinzi ukuntu umuyobozi wa Transparent International Rwanda yavuze ati ubundi yakaba yakurikiranwaho n'ibyaha byinshi birimo n'ibya ruswa. Urabizi mu minsi yashize hari saga yabaye yo kuvuga inababaje pe itari mu muco n'ubumuntu wagira ngo abantu twataye ubumuntu nta umuntu abanyarwanda tukigira. Witwe pasiteri witwa Apotre witwe nde wishyure kugira ngo bavuge mugenzi wawe w'umupasiteri witahiye.
Marie Makire yabigarutseho niyo mpamvu nari mbivuze avuga ati kurikiranyweho no gutanga ruswa cyangwa kurya ruswa. Wenda nago turi ibyo reka two kubijyamo ubugenzacyaha ibyo turabizeye baraza kubikurikirana turi kubikurikirana naramuka ari buburane byose nzaba ndi ku rukiko murabizi muzabikurikirana nzaba ndi kumwe n'umuvandimwe Chris icyo cyo turakibijeje tuzajya tuba duhari 5 kuri 5 rwose muzabikurikirana kwigarukire ku madini. JMV nanabonye urusengero tukigaruka ku madini mba mfite ubugamba n'ubujana nabonye urusengero rujya kubakwa na miliyari 2 ariko bino bintu birenga amafaranga we ni business birenga amafaranga. Hari akantu nigeze mbona mu gihe cyashize karimwe mu rusengero nari buze kuza kuvuga ntumentioning insengero ntumentioning iki bango hari ahantu habaye inama ndumvashize nk'imyaka ariko ariko ngo ngo bahagiye hagaragara ingaruka zabyo. Habaye inama abayobozi b'itorero baraterana abaze gutana bavuga ati tugiye gukora umushinga sibyo yego none umushinga bajemo kwari gukora lodge hoteli akabari ahantu ho kubera ibiro kagira inkuru n'umuntu wo kwibara naribaje muri iyo nama nta muntu n'umwe mukawera yafashe sibyo kuvuga ati ibyo bintu mu izina rya Yesu kandi itorero nta bitaro rifite nta kaminuza base ngo barihira ngo bafite kaminuza uretse bakora n'urusengero n'utubari tukagarukeho ni business iyo ni business izasora mu Rwanda ikaninjiza ariko se aba bantu bashinga izi nsengero n'amatorero n'amadini byose uri kumva twibaza iki kintu sibyo twibaza iki kintu ko mu rusengero batubwira ngo nimba wanyweye ku nzoga haguruka wihane iryo torero nabikomeza cyane nimba nananywere none se babikomeza bate kandi none se nabone mu kabari kanyu nabwo mukamagurutsa nkihana kandi ninjije ubanza no guca aho bari kuzenga aho bazicuruza ari cyangwa muri iryo torero barangije bashinga akabari naribaje lodge yabera miki wasanga amasengesho naribaje ngo urumva naribaje ngo muri iyo nama habuzemo n'umuntu umwe ngo kawera afata akamuga ati n'izina rya Yesu ibyo bintu ntago tubikora. Kangaruke kuri lodge uri kumva hari amaroji utemerewe kujyamo utari kumwe n'umuntu mwashakanye n'icyangombwa kibigaragaza wasanga n'abashinjije binatari byo wasanga lodge zabo zifite condition yenda lodge zifite condition utubarisi akabyiniro se nako kajya nk'umugore n'umugabo akamansuriro muraho neza ntihagire untera amabuye n'ukuri pe ibintu bimaze gufata yego turi guseka ariko birababaje ibintu bimaze gufata indi ntera bimaze kugorana abantu benshi reka nkwereka kandi kantu rero njya nibaza mfashe kugasesengura nk'umuntu wamfashe yenda kubera icyo abantu benshi baba mu nsengero 80% yabo badafite amafaranga ari abakene. Ikintu cya mbere ni kimwe sibyo buriya bajya bavuga ngo ibintu byose biba mu kwizera. Bango iyo umuntu yafashe ikintu akagiha umutima sibyo ukumva ko icyo kintu wagihaye umutima yego ubuzima ubayemo nyine aho yumva bubaye ari just kwabyita nka koroni y'ikintu sibyo yego ntabwo turi kuba gusenga ari ibintu mu nyumve neza kwabyita none na koroni y'ikintu sibyo ukumva ko kuba ubayeho kuba ubuzima nyine urimo cyo just burahagije oya kandi bayirirwa mu misozi bajya guse njye nagiye ahantu uri kumva harya pazo bahita ngo muri iki kajyare hoya ahantu basesera mu mwobo hari ahantu ngo bitagabanya ifiriti gabanya ifiriti man njye narahagiye abantu badukurikira mugende kuri yicano ya The Next Media murabona ikiganiro cyaho hantu twahagiye bahafunze ariko hari imbaga y'abantu uri kumva bakeneye gusenga uri kumva nubwo bari bahafunze wakibaza ko abantu baseseraga mu noneho kujyamo na hantu hangana nka gutese ni pati imwe gutya kwinjira mu gasesero ukagenda uryamye kirako nyine ngo uretse none se uwo muntu gwiriwe mu noneho hari umuntu umwe yaratubwiye ngo umuntu araza akamaramo icyumweru agakora ryari uwo muntu akora ryari kandi muri Bibiliya haranditse ngo senga kandi ukore ariko reka tuvugishe ukuri sibyo mu by'ukuri ufite ikibazo cy'akazi sibyo ufite ikibazo cy'akazi nicyo giye gusengera uri kubyuka mu gitondo ujya mu butayu amuvandi yawe akazi kazagusanga mu butayu
tuvugisha ukuri uwo muntu ujya gusengera umwuka wera azagenderera ariko umwuka wera azagenderera umuntu utanga umusanga mu butayu cyangwa yuko telefone irasonye bamuhamagara wanyu komeze bavande ikindi kibazo ufite ikibazo ari ukuntu ujya kureba ugasanga nk'umuntu afite ikibazo wenda ngo cy'umugabo ugasanga n'umukobwa mwiza arangije kwiga nka kaminuza uretse ngubwira rero akantu kabare abakobwa bajya mu rusengero gushaka abagabo uriya mukobwa ajya no mu rusengero akajya avuga ati ngenda ashaka umugabo w'ibogari agatanga na kondisi muremure ufite masters wigeze wumva bya boro byitwaga ngo kuri KSF babyita ngo iki umuntu yavugaga ati ngenda ashaka umugabo w'ibogari ufite masters ajya ukora iki ndi umukozi wo mu rugo nkora mu rugo reka yendo tureka kuvuga ko akora mu rugo ariko uyu mukobwa aravuga ngo agiye gushaka umugabo gusengera umugabo Abanyarwanda turi Kanombe ntumugire ikibazo indege zaguruka tuzireba uyu muntu ngo agiye gushaka umugabo sibyo agiye ku rusengero gusenga ngasengera umugabo nibyo gusenga rwose sawa no kwereka Imana icyifuzo cyawe ni byiza ariko uri umukobwa ushyizeho kondisiyo z'umusore w'ibogari muremure ufite imodoka ufite akazi kamuhemba 500,000 ufite iki ububatse inzu mu mujyi wa Kigali ariko so umuntu wubatse inzu mu mujyi wa Kigali akeneye umukobwa udakora akeneye umukobwa udafite akazi wirirwa ku rusengero wirirwa mu rugo ku rusengero haba kanifashisha ijambo ry'Imana reka nifashisha ijambo ry'Imana mwitangiriro byose bijya gutangira mbase ko wanasomye ngenda Bapasiteri ze mu minsi mike nge sinza kushaka naho urarishinga nkita potere bayaze kandi mwitangiriro sibyo nahantu nahamwe batubwira Imana irema uri kumva yaremye umuntu ku munsi wa mbere ku munsi wa okay yaremye ibiremwa nyine isanzure n'iki ku munsi yaremye umuntu ku munsi wa mbere yaremye umuntu ku munsi wa mbere yaremye ku munsi wa gatandatu wa gatandatu kwa karindwi rawo wakangaye irema byose imaze kubirema ku munsi wa karindwi iraruhuka bivuze iki kandi harananditswe ngo irakora irangije igira ute kakanu twavuze ejo jya kuruhuka ariko wagize ite wakoze noneho wowe kuwa mbere saa 12 za mu gitondo uri kanyarira kanyarire rega n'ahantu heza mani hari imisozi hari witwa umusozi ngo w'ubukene ubukene basigaho ubukene cyangwa bajya kubukura ntago nzi ngo bakura iki cyangwa basigaye iki ariko witwa umusozi w'ubukene sibyo uba muri Burera uba muri Rutsiro muri Rutsiro hagati aho ni muri biriya bice ugiye ku musozi w'ubukene umusozi w'ubukene urakura yiki yenda tureke yenda kanya ugiye muri gabanya ifiriti nashira umuteto aho hantu rakura ni mu mwobo nkuri kuhoraho ni mu mwobo ntago nabeshye sinazangumba beshye nagiyeyo ndabibereka mbivuga naragiyeyo narigereye ni mu mwobo urakura yiki kibazo gikomeye cyane gusenga ntago ari bibi ni byiza iyo wasenze wizeye urasubizwa nicyo ngiye kubwira ariko gusenga bakubwira ngo muri kimwe mu 10 muri credit watt ese ubwo ni kimwe mu 10 muri credit ni nko kuvuga ngo credit watt tuyigabane hari umuntu wavuze ngo nkakura ngo nk'umwana agiye nko ku ishuri bakamuha argent de poche yego bagomba gutanga icyacu kuri argent de poche hako banza na minerval batanga icyacu ku rusengero hari ya pasiteri atanga icyacu hehe pasiteri kandi bakimuha wasanga harya nawe na apotere ntaza kuvuga nabi titireza abantu mwuka Imana mu cyanazi sitara wigeze kuvuga ngo azajya atanga kimwe mu 10 n'ubundi akirya n'ubundi akoremo yirera none se hari undi ukirya nimba abakristo barubatse insengero n'amashuri mu mafaranga batuye warangiza ukabyuka mu gitondo ugashira isoni rwose n'ubwo ukajya kugurisha ngo urusengero n'urwawe ngo niwe baza nta nubwo ruba rurwawe reka ntabwo urusengero ruba rw'umuntu umwe
ntabwo bishoboka. Ahubwo hari nyiri igitekerezo cyo gushinga urusengero. Buriya kenshi bantu uzasanga ari abavugizi, ngo ni umuvugizi w'itorero, sibyo? Ngo ni umuvugizi w'urusengero runaka, ngo ni pasiteri mukuru. Ko abakristo rwose turabubaha, tubita abadadi, abamami, bakomeye cyane. Uriya muntu abakomeye, ariko koko yagakomeye kuko ni ariko se nshuti yanjye, umuntu arakubwiye ngo umugore wawe ntimuberanye, ntimukwiranye, aho mwahuriye ntahazi, asiwe wabahuje. Kandi Imana iravuga ngo Imana irateranya, Imana cyo dishira no mu gaciro, sibyo? Reka bari abantu uzi ko ari ibintu bibabaje. Uretse nkubwira ukuntu biriya bintu ari n'umuvumo. Imana yaza kuguteranya na mugenzi wawe, kagiye mushyira mu gaciro. Imana irazi ko ngo umubyeyi wawe ngo arakwanga, umubyeyi wawe niwe kugirira nabi. Iyo Imana kandi reka nkubwira akantu kamwe abantu batazi. Imana izi guteranya n'umuvandimwe. Kandi bajya batubwira ngo urugo ni ijuru rito. Urugo ni ijuru rito. Warangiza ukajya mu ijuru ry'abandi ukajya kuvuga ngo iryo juru ngo abantu barimo ntibaberanye. Muzashya. Koko se ni Imana iba yabatumye? Bitumye ndwara n'inkorora. Birababaje man. Okay, ibintu birababaje, sibyo? Ibintu birababaje kuko hari ukuntu abantu bizera nko mu bantu, hari ibintu bajya bita ibyumba, sinzi niba ubizi, mu byumba by'amasengesho. Mbega ibyumba hari ahantu nzi hari icyumba. Hari umuntu hari icyumba kera. Umuntu wese wagiye muri icyo cyumba, ariko umupasiteri yaje gukurikiranwa n'amategeko. Umuntu wese wagiye muri icyo cyumba wese w'umukobwa wagiye yarabyaye. Hari umuntu nawe yari umuntu usanzwe, yari umuntu w'umukene ucishuro, uhingira amafaranga 1000 ku munsi. Aza kugira agashinga, akora icyumba, atakwiyangira umurimo. Ukuntu uri kuvuga ngo nagashinga, atakwiyangira umurimo, akora agashinga, ashinga icyumba. Yego, arayoboka. Kuri uyu munsi afite inzu ya kadasteri, afite imodoka imutwara, imuvana mu rugo imujyana ahandi yanashaka. Kera Yongo yigeze kubivuga, buri munsi baratura. Oya, Yongo yigeze kubivuga. Ariko ikintu kirenze ngishaka kugaragaza ni iki ngiki. Hari abantu bazaga kwashakira ubukire, iwe akativugisha ukuri. Ugiye gushakira ubukire ahantu muri salonani, hari ahantu habi na oya, none se mu cyumba bashyiramo intebe ni umukeka. Ubwo ni mu mujyi niho bashyiramo agakeka, mu cyaro n'umusambi. Nawe harya ubusunu urabuzi? Ni gute utari ubusunu babyita wibikangaga. Nese ni gute ujya gusaba ubukire ku muntu nawe ubwo utabasha kubona amafaranga yamugaburira na sitasi? Nta ka video wabonye se nkagushakira umubyeyi uvuga ati Imana iguha iki? Ndashaka 100,000. Atoya iguha 1,000,000. Wafite iki? Arayanze. Ariko byo yenda bagendera kuri ya ntuza ngo Messi yakuriye mu nkweto imwe. Messi yakuriye mu yigeze ayihindura se? Nta mafaranga abonaga kandi bishaka kwa ko bakora umurimo ubwo buzima burabanyuze. Ubwo buzima bubi burabanyuze, reka bashakira abandi bukire. Kandi buriya baguciye urwaho, uzi ko bakuyobora abavandimwe. No, okay, tugerageze dufunguke mu maso, sibyo? Abantu barebe kure, sibyo? Bavandimwe mudukurikiye, gusenga ni byiza, birakora, birafasha iyo wasenze ukizera, sibyo? Ariko tureka gushakira ibintu aho bitari, tureka kujya gushakira Imana kure kandi tuyisize hehe iwacu. Kera reka nanjye kukubwira ku kantu ntarakibagirwa, reka nkavuge. Ndareka muvuge n'ubundi se, none se kariwe turi kuvuga twese kuri YouTube. Yo ngegeze kuvuga mu rusengero. Ngo ubundi ngo twararetse ngo tugatura icyatuma dufatana Kigali, bakubakana za Nyarutarama, abagabo bakazakabona bageze ugeze urenze za Nyamata se wahabona ikibanza. Urenze Nyamata ngo badufate bako turi mu rusengero ngo turi kubwiriza. Baranahanura turi guhanura. Ariko kandi bavuga ko buriya Yongwe ngari umwe mu bantu mu gihe yakirijwe bari bafite subwo byita amavuta se, nyine ku kintu cyitwa ngo ubuhanuzi ngo bugasohoka. Yarakoraga kabisa rikaka rwose ngaraho ngo yari uwambere, yari mu bambere. Ubwo barabizi nyine basenganye nawe. Reka gatoya tugende tugana no ku musozo. Kwingingo ifite ibintu imindende pe, ifite kandi reka
kankoreshe koti ya Rumumba. PRO. Uramuzi? Rumumba. Uramuzi se? Rumumba ndamaze. Apana Patrice. Ugura kuvuga we. Nanyira muri Patrice. Ni umunyakenya. Akunda kwatendinga numu Panafrique. Numu Panafrique komeye. Ni umunyakenya ni Patrick ni ariko nzira Rumumba bakunda kuvuga ngo ni PRO. Yigeze kuvuga aravuga ngo Bibiliya irimo business ifite yubakiweho business zikomeye cyane kuri iyi si. Niho hantu byoroshye cyane gufatisha abantu kandi ukababwira ikintu cyose bakacyumva byoroshye mu gihe gito. Umuntu ukoresha Bibiliya mu Banyafrika biroroshye my friend. Abanyafrika ukoresha Bibiliya urabafatisha, ariko se byuka mu gitondo uvuga ati ngewe nemera Imana y'u Rwanda mu Rwanda hano urebe ibikubaho bahita bakwita kuri umupagani kandi barangiza yavuga ati Imana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda ya Israel. Imana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda ngo ni ibipagani. Ntago ari ibipagani kandi ariko bavuga. Umukanya hari uhita ambwira ati ubwo wagoye kabaye. Ntago ndacyahagaze. Aragutenga ejo bundi muri se nanjye ntimene indareka nicecekere ariko byo kuntenga byo byihorere. Ibyitsengero rero zabaye business, reka ntanga igitekerezo cyanjye. Dushaka IBM ku rusengero. Ajye basore atura abaho umusore. Nimba umuntu uwo munsi batuye ibihumbi tuvuga 100 bakureho 18 ku ijana barakugongana. Ntabwo ari uko nta nose mbeshye man. Urumva umuntu wese ufite babafandimwe bo hakurya ngo yavugishije mugenzi we angisha aramubwira ngo akazi karabuze. Ndaramubwira ngo burakazi we nako gushinga ikanisa sigari yo business kandi yumvikana byoroshye cyane kuko uyu munsi umuntu wese ari kubyuka akavuga ahita ashinga akantu bakamuyoboka kandi bagatura. Hari ikintu cyacitse none se ntitwatangire kuri kariya kantu kavuga ngo nimba ushaka kujya mu ndege ngo inuture. Uzi ko umuntu ashobora kukubwira ngo uragenda mu ndege ataranagera no ku kibuga cy'indege Kanombe kandi atuye hafi yaho atarinjiramo hari imbere cyane. Bruce Melody yararirimbye ngo mu rugo ni Kanombe ndege. Ntabwo nzi kuririmba ariko ngo kujya mu ndege byari inzozi kuri we. Byumvaga nk'igihuha yayigiyemo ngayitegewe n'umuntu. Ariko ari ikintu abantu tugomba kureba sibyo. Uzajya nko ku rusengero rwo mu cyaro ubusanga urusengero ruri ahantu pe hasanzwe mu cyaro, bona abantu bakabona abantu bakora akazi gasanzwe k'ubuhinzi. Sasa rero ukicara bajya mu gihe cyo turabaganiriza bajya kuvuga umuyobozi arahaguruka ati amafaranga twatuye yose hamwe ni 800. Amafaranga se avuye he? Baturiye Imana nyine. Yavuye he? Kandi wazajya gusanga ugasanga ari nk'ibibazo byinshi, minerivali zarabuze ibiki ugasanga nyine ni ikibazo. Kuyatura si ikibazo igihe muri njemba numva yakwiye gukoreshwa wenda turi gufasha abatishoboye turi kugira ute sibyo. Ariko umuntu araje wowe ubwawe nta kintu ufite. Reka nkubwire umuntu ana kanambwiye. Avandimwe n'imfura rwose. None ngarambwiye nari na postinze nyine akantu ka ejo nakoze breaking news ya Ingo. Umuntu aranyandikiye arambwira ngo siwe gusa ngo hari n'abandi abona bagiye kujyayo. Hari n'abandi bitanga umuburo. Umuntu unyandikiye ngo siwe gusa hari n'abandi. Nuko rero ariko twirinde guhura n'amategeko nako ari gace dusoze. Tugana ku musozo rero bavandimwe Abanyarwanda mfite agahinda k'abantu rwose ubu ngubu bari kubwirwa hari ubu kandi ubu tubivuze comment uraza kuzibona. Muri abapagani mukijijwe nukuri nese nkubeshye nimba ari uko gukizwa nje sinkijijwe. Reka nanjye wenda agakeregishwa nashyiraho bavandimwe gusenga ni byiza birafasha. Gusenga ni umugisha
kuko gusenga birakora iyo wizera Imana sibyo ariko twirinde abantu badushuka sibyo ikindi cya kabiri twirinde icyo nakita ngo sindi nabyita ngo gukabya sibyo ubuzima turimo tubwereke Imana sibyo ariko n'abapasiteri nange mushinga isengero guys mujye mubanza first mukemure bya bibazo biri mu matorero yanyu hagati yanyu mu rusengero mufashanya hari nk'abakene benshi hari nk'abantu benshi bakeneye gufashwa gute mwibaza ukuntu mutura amafaranga miliyoni zingaye harimo umuntu ufite inziva harimo umuntu umwana yavuye mu ishuri kubera kubura minervari Imana iravuga ngo kunda mugenzi wawe niba udakunze mugenzi wawe ubona mwirigwana uzakunda Imana utazi irongera avuga ngo bya bindi avuze ngo mwaranyambitse mwarangaburiye ati twabigukoreye ryari mwami ati giye mwabikoreraga bya babandi babakene ninjye mwagiriraga birabeje cyane kuba usanga hari abantu nk'abo ngabo mwe na bamwe baba bagenda muri ibyo bintu ugasanga hari umukene hari yamuyitaho namufashe hari umuntu ushonje ntiyamugaburira uko ndiko gusenga kurakomeye cyane kurenza kuzenguruka mu byumba kurenga kuzenguruka ugenda izerera ahubwo kwita ku bababaye kwita ku bashavuye ku bakene niko gusenga kwa mbere kw'ingenzi guys muhindura intekerezo rero ntabwo twaciye mu rusengero mujye musenga nanjye ejo nzaba mari ndi n'umudiyakoni sibyo ariko musenge gutura mucyure sibyo ariko bavandimwe bapasiteri rwose mutazakubitwa izakabwana mugabanye inda nini mu maturo y'abakristo mugabanye inda nini mu mafaranga y'abantu uziko yajyaga gukubita urushyi yahitaga guhana ntuzi wari umwami se waguye inyo Kayizari bamwita Kayizari oya ntabwo ari Kayizari waguye inyo ni Kayizari ni wa wundi wishe ni Kayizari ni wa wundi wishe intumwa uko sura kuvuga wowe oya uguye mwabonye Yesu akavuga ngo ni akiyagira nk'Imana bakereka no ngubwira obita Ananiya na Safira ngaho bo bariganyije Imana bahita bagiye tubikubita hasi bari ngakera baba barashize abapasiteri nta mapasiteri busigara ariko inshuti zanjye yatugiriye impuhwe reka dusoze natwe tuvuga ayo mwari yarahagije basi murekereho mufashe intumwa z'Imana mukomeze mutuyobore kugakiza mutuyobore kunzira za aho kutuyobora kurya amafaranga hari ikintu ubona amafaranga asigaye afata umwanya munini mu rusengero kurenza n'ikibwiriza ibyo bize none se nyine kuri ubwo bukene bwawe ubishyira hano mu gaseke Imana iraguhakiza haleluya ariko amen ati abantu mutari ku murongo navuze ngo haza abantu bakeneye kujya mu Budage kujya mu ndege niba ufite ibibazo zani turo ushyiremo hariya Imana ikemura ibibazo byawe ufite ikibazo cy'amafaranga 100 ufite 1010 bakubwiye ngo biture andura yakura uraza kuyasanga mu nzu okay ufite inka imwe yagira inka baguhaye urayitanga kandi yaguhaga amata nereraga abana bawe ni wana yawe kugira ngo igufashe kwikura mu bukene warangiza ukayiha pasiteri ufite ifamu pasiteri afite ifamu za Nyagatare wowe umuhaye inka yawe imwe yonyine usigaranye reka dusoze tuvuga ijambo ry'Imana njyewe reka amabwiza ukuri njemba mbabaye ariko kandi ayo maturo mutura niyo afasha umurimo amatura afasha umurimo w'Imana wa Isirayeli hari umuryango bita Abarewi ni umuryango ushinzwe gusengera umuryango wose nyirizina wa Isirayeli baba mu rusengero no kuvuga ngo ikintu kibabeshaho nta mafaranga cyangwa se amaturo aturwa n'indi miryango yose isigaye ibiri kugira ute gukora bivuze iki amaturo mutura niyo afasha abapasiteri baba bari mu murimo w'Imana niyo atunga imiryango yabo ndagira ute ni ingenzi ni byiza kuko bari mu murimo w'Imana sibyo ariko hari abakabye ntikivuze ko abapasiteri bose babikora hari ababicira umurimo wanyu hari ababicira izina nikaba ngombwa ko hari umupasiteri wavuze ngo ni harimo abapasiteri benshi b'inzererezi hari n'abapasiteri barimo barabicira umurimo hari n'abapasiteri barimo barabangamira ngo hari abapasiteri benshi b'inzererezi hari n'abapasiteri barimo barabangamira umurimo wanyu sibyo rero ntabwo tuvuze ko abapasiteri bose ari uko bameze harimo abari mu murimo kandi bahurimo neza sibyo rero ntabwo tubabujije gutura ariko tekereza kabiri ushyire mu bwonko urebe uvahe ujyahe nyine reka nkwereke Chris nimba ufite 10,000
ukaba rwose mu rugo 10,000 n'uburi buryemo nta kibazo, sibyo? Uwo muntu bumwihoreye kumwitaho, uri buryemo nta kibazo, wariyemo dukeya pasiteri ukamuha 500 uko nimutura muri 10,500 cyangwa 100 mu rusengero, ari bagwiriye ayo gutunga uwo muryango w'abantu basenga ko babarewi cyane. Ariko kujya ugaho kujyana ibyo 10,000 ngo utaho ubwiriro. Icya 10 turagishyigikiye. Ayo 10